bambariye bambeshya ngo ugiye Buganda bataye ubutindi ndararuka ngi Buganda ndararuka ngi Buganda bambariye bambeshya ngo abajyayo baza n'ivarisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya rukana ndararuka ngi Buganda twagiye mwanya jamwe muzamuke bambariye bambeshya ngo abajyayo baza n'ivarisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya rukana ndararuka ngi Buganda ninde wagiyeyo ni Pundati ngingegera ngo zanitse ubuzutu ngingegera ngo zagiye muri za Australia izindi ngo zerekeje mu Bugande ngizindi zerekeje Induba akanyanga mu mutaranda kakuroga. God have mercy upon us. ngimirimbiri niyo bari kuvugaho ngimirimbiri niki mana yanjye imana reka ngo abantu bona sinziye umuntu afungura YouTube ngazigaje kwimvura iturimbo twakarahanyuze bakazana ingegera ngo zaje mu Buganda bakazana ingegera ngo zambutse imipaka ngo zagiye Induba muduhaga henge dusinzire ingegera zanitse ubuzutu nagiye gufungura YouTube mbona karizo kihene kari kugira ngo Jesus mujyane ibintu musumushira hanze akanyanga mu mutaranda kakuroga. agafata agaheneke agafotora umurizo uri kwidegadega agashira imbere y'abantu mamiliyaride n'amamiliyaride umuntu akifata agafata agaheneke ngo muri kumva ibyo ndi kuvuga agafata agaheneke akagafotora umurizo wa murizo wakumeze gutya hanze wayumva ari ibintu bisanzwe ibyo nabyo kanambara agasapo mbaye banyoko mwese mereye ku muto kugera ku mukuru ngiye kubaho urutura sinkina abanitse ubuzutu abagiye Buganda nta tike abasombereye ibimodoka bijya Buganda abakoze ubutsiko bw'amabandi abakoze imihirimbiri bakayihuriza hamwe bagakora ubutsiko bw'amabandi ndaje tubahe banyita kanje kuzana amadosiye no mundebere nk'aka kagegera mureba aka kagegera ngiye kubereka uyu muhirimbiri uburi neti bubi uburi kwigana umusaza wacu uri kumvuga wowe kavugira hiye niko shawo karaza kabona mudirisha umva wangegera ujye uvuga abantu mungu wa Gatanazi nta gupfa kumuvuga uko wiboneye mureba aka kahirimbiri hari ibyo maze iminsi mbona bikandakaza ugasanga ubuntu butoya butangana gute ngo buranutse ngo ndimbwa nka kajwi kariya kabwa gatukana abantu gatazi ngiye kuntuka ngo ndimbwa byarambabaje cyane numva uwakumpa gusa nkakwereka ukunyita ngo ngewe ndimbwa nkakwereka aho mbera mubi umuntu usa n'akaguge gusa wowe ukanuka ngo umunsi umwe mba nsaba Imana ngo ikumpe ngufate ku gahogo. Uravuze rwose ufite impano yo kwigana perezida iyo ufite impano umbaroka nkubwire wamuhirimbiriwe iyo mpano yawe uzumvugaho ubusa urakagwe natege indege nkaza ngakumanikisha amaguru ukamanika amaguru n'uburyo ukabwereza umbije n'ikindi gihe ujye uvuga abandi umuhungu wa Gatanazi nagafu k'imvugwa rimwe iyo mvuze mitangwanya ko byananira nkakukubita umwuko kunda
erega nagiye kubona mbona abantu baranyandikiye ngo ngumviye video ndayireba nsanga nagahirimbira iri kuburi neti kariko kari kwigana ngo perezida wacu ngo kari kumvuga niko sha mwiyame nta sambu ya sona twaye nta sambu ya bene wanyu natwaye nta murimo wa sona nyaze nakwihanangirije ntadakwihanangirije umvishe mwirimbere gose. Hano muri Amerika uyu ni we nyina wa Kakajwi. Kakajwi agejeje nyina muri Amerika, ubu ngubu umuhungu babana yabasize arigendera. Ngo mama Kakajwi nagasura nk'akikimata n'ubwoya n'ubupfupfune. Umuntu araho wagira ngo ari induba. Umvaga mubwire mama ntumuzi nta sambu iwanyu twariye nawe mwiyame maze mbiyame rero mwatangiye kunzamuka ngo ni mama Kakajwi hamberwa aragosa mwamwabuze ibyo muvuga mukaza mukambwesha kuraho katwikomereze videora yegera tuziriki. Mbere yuko dutangira mubanze murebe iyi video umuyobozi yabageneye. Ngo yakubise ngo amabombe yateye amabombe nukuri ari kwihemukira cyane namugira inama yo kubireka narekeraho kuko hariho abantu bari kumwongoza abasore hariho n'abantu b'urubyiruko ari kugenda ngo yise ngo big energy ni umwanya mwiza wo kubwira abo bita big energy ko bari inyuma y'umuntu ukoresha amagambo y'ivangura ukoresha amagambo akura urwango mu banyarwanda. Niba wibumva ko ari we muntu bagomba kujya inyuma bakamushyigikira bakamwumva bakumva uri ushobora kuba nibakomeze ariko ingaruka bazazisangira, ingaruka zaba muri byo zazisangira. Hariho urubyiruko so big energy wundi umuntu yakita nk'icyubwo ni nk'agatsiko nyine gakurikiye umuntu ukoresha imvugo zitandukanye abanyarwanda. Hariho rero bari kugenda ikibabaje, hariho bari kugenda mu bigare byatangiye bazi ko ari showbiz, ubu noneho byavuye muri showbiz byageze mu byaha. Ndagira inama rero ko bagomba kwitandukanya n'abo bantu, naho ubundi nabo bose barafatirwa mu gatebo kamwe. Yego. Hanyuma utagaragara nawe wihishe mwo mutaka wo gutanya abanyarwanda cyangwa se imvugo zo kwibasira kandi mu buryo bona butabumbatira bwa bumwe bwacu nk'igihugu. We mudiringa nawe mute ari umuntu uri anonymous. Yivuze ngo utagaragara ninde? Umuntu akagenda amazina kuri social media. Kwihimba amazina kuri social media ntabwo bivuga ko butazwi. Rwose pe. No kuvuga ngo ibyo ukorera ku mbuga nkoranyambaga byose iyo bibaye ngombwa biratahurwa. Ntabwo wavuga ngo ugende ngo wihishe ngo wita amazina, hari utuzina biyita ukeke ko nta bakuzi cyangwa utamenyekana, aho no kwibeshya. Umucamanza mukuru w'Ingegera nkaba ninjiye mu rukiko. Mbere na mbere utwo dutsiko bari kuvuga nta gatsiko na kamwe umuhungu wa Gatanazi ndimo. Wa mugani ndaba ntari mu gatsiko, ndaba ntari no mu kimina ngo nje mu dutsiko. Kandi cyonzi kijana kujana imihirimbiri yose yagendeye mu kigari. Yagendeye mu kigari kuko hari Ingegera ushobora kubaza ngo big energy bisobanuye iki, ntanagusa ntanakubwiye. Hari Ingegera zizi ko big energy ari ibiryo by'abazungu bishyushye. Njewe rwose ayo matiku yanyu sinyari umuhungu wa Gatanazi amatiku uri muyanshiramo nzabakubita imyuko yo kunda njewe ntago nyankina nta gatsiko ndimo nta gatsiko ndimo. Icyo nzi cyo nuko nkunda Yago, nkunda ibyo akora, ndamushigikira mu byo akora, ariko sindi mwibyo byanyu by'Energy Group. Reka n'amagurupe yose banshizemo nabahaye banyina amagurupe ya WhatsApp agenda hwihwisubira. Nanjye mbona ibigurupe Ingegera nigeze kuzana nimero zanjye binjira mu magurupe ngayo guhwihwisa ngo gukundana ngayo gukora amafaranga. Mwajya gukora amafaranga mukajya mugafata amasuka mukajya guhinga, muri kujya gukora amagurupe mubeshya abantu mukabiba amafaranga ngo bigende bite? Yagera gose ayo mwangegera mwe mwita ngo murabageneje n'urabageneje. Njewe kambabwira haragira Ingegera noneho yandika amakomenti, noneho wagira babiroze no gutera amakomenti.
amakomenti murayandika munsakuriza ndahita ndababanyuko sinde mugume muri ayo magurupe yanyu icyondi nkunda yago rwose nkunda so kuvuga ngo ntimukunda ndamukunda simwanga nuwitabagwe nuwiwacu ariko ayo magurupe yanyu mugende muyabemo mwenyine ayamenyene batanzamburungushura reka amagurupe sinyabamo ikimina sinkibamo nzabika yanjye nananira nzayajugunye mafaranga se oya mafaranga ntago yajugunya ariko ayo magurupe sinyaremo ikindi cya kabiri ubwo iki cya mbere tukivuyeho njye bundi jewe sinjana kuvuga ibintu by'abayago n'ibiki simbizi njye icyo numvishe nuko ngo yagiye Bugande icyo numvishe ngo nuko yagiye Bugande ngahunze ngabantu abo bantu rero sinzi byari byo mwabantu simbizi umuhungu wa gatandatu simbizi nuko ngemba nifungura YouTube nangiye kureba indirimbo za karahanyuze nkabona ibivideo byabo birazamutse ikindi cya kabiri mwangegera abanyamerika baratuje abanyamerika bari gukora amafaranga bari gukora inkuru zifasha abantu bari gukora amavideo yigisha abantu bari gukora amavideo afasha abantu naho ingegera nyinshi zo mu Rwanda ziri mu buzutu muzumva muzatera imbere muri gushaho video ngo umuntu yanishiriza ubuzutu hanze ngo umuntu ariko mugeze habi abantu mufite amayitube mu Rwanda mugeze habi pe musigaye mushira hanze n'uburizo muwagatana rero ibintu mbona nibyo bituma umuntu atagira uteye adasenga ngafashwe ngakizwe umuntu aragenda yifungura YouTube umuntu w'umubyeyi umuntu w'umukobwa umuntu w'umusore yifungura YouTube yagiye kurebera uturirimbo twiza tw'Imana akubitanya n'imirizo rero njyewe nabonye ejo bundi inkuru y'imirizo inyibutsa ukuntu kera twajyaga tujya kwisiramuza none twajya kwisiramuza none ukagenda ugafata abana mwese muturanye mwese mukagenda mukajya ahantu mu mirima izuba ryavuye mwese mugakuramo amapantaro n'amashati mukanika ubuzutu hanze kugira ngo bwume uburizo bwanyu bwume none mwagiraga imyaka umwe mwanitse hanze uburizo maze hakaza ibikona twabyitaga bya marere niba mubizi bya marere bya bisimba ujya ujugunya imbeba kikayigurungusha nibyo byahabaga rero uwo mwana aryamaga washaka arizo hanze murabyibuka hari umwana wagiraga amahirwe mabi yaba yanitse akarizo nabi hakaza cya marere cyangwa igikona bitewe no kucita kikaza kikakanushura rero namwe mushira uburizo hanze mutamunyibutsa ibyo bintu ariko mana mwagiye mukagenda mugakora inkuru zifasha abantu mukava mu amatiku katari meza ibintu by'ibitsiko muri kugenda mw'amatsiko numvishe ngo muri njye nabyumvanye amakuru yo mu Rwanda njye amakuru abayobozi barinda bavuga ngo muri kuvuga ibi muri wihwisa ibintu bitavugitse mwakora ibintu bishimishije abanyarwanda mu cyaro mwabuze abantu mugenda mugasura bafite insina zagiye zigatena mu cyaro mwabuze abantu mwajya gusura mukabahindurira ubuzima dore ko mubona n'amafaranga mwakora inkuru nzima mukava mu matiku mwavuye mu matiku ikindi cya kabiri mwareka kuvuga abantu mugakabya twirengagije ko nibura nubwo bari kuvuga ngo wenda ngo abo bapundati bafite amakosa ngo bafite ibyaha bakora n'ibiki ariko namwe umuhungu witabagwe muramuvuga cyane mugakabya twirengagize nibura twirengagize amakosa n'ibiki ariko namwe ntabwo mwagakwiye kuvuga umuntu ngo murengere ntabwo ari umuco mwiza kwicara ugashinga kamera kanambara gatagombaye banyoko kwicara ugashira hano kamera ukavuga umuntu ukamutuka ukavuga umuntu wagufashije ukavuga umuntu watumye ubona umugati ukicara ukamuvuga nabi ubwo ni umuco koko twirengagize nibura ibintu byo ku ruhande ni umuntu mugenzi wawe ukicara
uyu munsi ukamuvuga ejo ukamuvuga nta kintu mupfa kumuvuga nabi kugira ngo abantu bagushime ukicara ngo ngewe ngo yagonga bazawarara niyo yaba afite amakosa ubundi mu bintu bya kinyarwanda mu muco mwiza wa kinyarwanda sibyo sinarwe n'uwa kinyarwanda n'uwo ku isi hose mwangegera mwe niba umuntu agukoshereje mukagirana ikibazo ntabwo ushinga kamera ngo ujye kubwejagura ntabwo ushinga kamera ngo ujye kwasama ntabwo ushinga kamera ngo ujye kubwududa iyo umuntu mufitanye ikibazo uragenda ukamwegera ukamubwira ikibazo afite nawe yaba atari ingegera akemera akagusaba imbabazi hanyuma mukabana mu mahoro aho rero icyaha kirabafashe mwese mutege inda mbahe ba nyoko abantu mwese muzi ko mugenda mukavuga ibintu aho kugira ngo indege yagavuye Buganda yagaratashye urumva dukomeze abantu mwese muzi ko mugenda aho kugira mujye kuganira nabo mufitanye ikibazo mukabishira hanze niba ufitanye n'ikibazo n'umuntu ntujye kumwasamisha mu nshuti zawe ntumbishe mwayegerama niba ufitanye n'umuntu n'ikibazo ntabwo ugenda ngo ubishire hanze iyo umuntu mufitanye ikibazo cyangwa uzi ko yagukoshereje uramusanga ukamubwira ikibazo ufite ukamubwira aho yakosheje yamara kucyumva yaba ari umuntu wumva akaza akagusaba imbabazi nawe ukamubabarira utamubabarira ukaba ubayengegera utamubabarira Imana ikamubabarira nawe yakwanga gusaba imbabazi ukamukubita imyuko yo kunda mwumvishe reka njye mbabwira mukanga kumva mbabwiza ukuri kandi umungu wa gatandatu njya mbabwira mukigira imihirimbiri kandi njya mbabwiza ukuri umungu wa gatandatu njya mbabwira utuntu tw'ubwenge mukatunyuza hano tugahingukira mu kibuno ati kuki urugero nk'ubu ngubu bariya bose bishize hanze njye sinabazi amazina yabo njye wonze ni Pondade bakagenda bakicara ahantu wenda mukumba batarinze bishira hanze ngo amamiliyoni n'amamiliyaride abamenye bakagenda uko ari nk'abangahe bakicara bakaganira bakavuga ati wowe Pondade ufite iki kibazo wowe n'uyu ufite iki kibazo sibyo nawe akagira ute akisobanura akavuga ati iki kibazo ni kinini mugasabana imbabazi mutagiye ngo mwishire hanze tumene ubuzutu bwanyu aho kugira ngo usebe ujye ugenda ubanza usaba imbabazi nibura sibyo ingo uramwishize hanze kandi ntabwo bari byiza uramwakagombye kuba mwaricaye mukagenda mukaganira mwamara kuganira mukamenya ngo afite ikibazo mukamenya ngo afite ikindi mukicara mukanasangira mukagikemura apana kugenda mukishyira hanze na leta ikabyinjiramo ugasanga mwiteje abantu mwiteje leta bamwe bagahunga ibihugu abandi bakajya oya ntabwo ari byiza mwana banjye niba umuntu agufite ikibazo umwegere umubaze umubwire ikibazo cye nawe azagira gute azihana azakubwira ati mwana wa mama iki kibazo cyagenze gutya ati mwana wa mama mbabarira niba umuntu umubonyeho ikosa niba urugero umuhungu wa gatanazi umva te hano hanze ndi kuhabona ibisimba bwije ndi kuhabona ibisimba muricara mukabiganira mukamenya ngo yafite ikosa mukamenya ngo ntaryo afite yaba narifite mukamuha nyina mukamubwira akihana sibyo rata apana kwishira hanze ngo umuhungu wa gatandatu akamenya ngo uramunavi yashize uburizi utu hanze buramwishize mwishize hanze rwose ubu ngubu runaka azi ngo uyafite ubuzutu kandi ntabwo ari byiza n'ukuri kw'Imana nyine ntarabwira nkigendera iyi myuko rero icyo nayizaniye ni ukugira ngo iwe ikintu gifata uwe cyagifata muhe nyine mukubita umurizo wo kunda atumuye sibyo
sibyo hanyuma akandi kantu numvishe nuko mwangegera mwe namwe mujya mugendera mu kigari mwebwe mumeze nk'imirimbiri nako ijuta mwana mama nako nditsamura mwebwe mumeze nk'imirimbiri aho mwumvishe bigiye niho mugenda aho mwumvishe bishyushye niho mujya ngubu nkanjye umuhungu wa Gatanazi yego ndabizi murankunda umuhungu wa Gatanazi muba mwumva rwose nasohoye video mukishima umuhungu wa Gatanazi turamwishimiye ubu